uretse gatoya kugenda sibyo uretse kugenda tujye tuvuganeho gatoya mbase nyuma yo gutsinda abanyarubavu waba uti ngomba kugaruka kubasura hano se ni Rubavu aha ntabwo ari Gisenyi reka aha aha ni Zanzibar ubu bwato bwakira ibiro 150 kandi nibyo mfite nari ngarutse nyine guserebura igikombe cyanjye ariko nkagiserebura ingifi kuko ari umuntu wandira ifi mu maso yo nta kintu ufite ifi irahumura ikintu akizi the bad man mu Rwanda hose ni njye ucitse indi kiza kujya turebe impamvu bakizanye ku Gisenyi mu muco nyarwanda baravuga ngo itsindi ikintu gusa kukimenaho amazi niyo mpamvu ndi mu mazi ugumishamo yewe tata we bamunigate arayikurikiye bamunike Ruta Yes, akamanyira wikaze ukurikiye GJC Media unsuzo wirire hose uri mu majyepfo mu majyaruguru urasazwe y'uburengerazuba nawe uri mu mujyi wa Kigali maze neza ko unkurikiye 5 kuri 5 abantu bari mu ntara yacu ya gatandatu diaspora nabo tubasuje kandi twizera ko bameze neza aho uri Burundi Uganda Tanzania Kenya Congo abereye hose mu Kinyarwanda turagusuje kandi twizera ko umeze neza ni rwa rugendo rwacu tuba dukomereza muri Rubavu uyu munsi wa none niho episode yacu zigiye gukomereza nyuma yo kubona igihe kinini cyane Rutambi abasha gutsinda abanyarubavu yavuze ati uyu munsi ngomba kuza guseleburira igikombe nabatsindiye hano muri Rubavu nazi twavuze tuti nka GJC Media nago tugomba kuhatangwa reka tuze tuhagere turebe celebration y'igikombe yari yatsinze Rubavu Rutambi buryo arimo ko enjoyinga nubwo bitoroshye nzi neza ko hari n'igihe byanga uyu munsi yari yaje wenyine avuga ati ntago ndi buzane n'itangazamakuru nandwo nzana n'abandi ariko twavuze tuti ntago ari buze kutwangira ariyo mpamvu nshaka ko tumugeraho umunota kundi kugira tuze kubasha kuganira nawe tumenye uburyo arimo kwenjoyinga igihembo yari yabatsindi ya dukomeze turebe ko byifashe ntago biri buze kuza guhagarara niyo mpamvu nshaka kugira ngo njyane nawe mu bwatangana nyemerera nanabyanga ndahita njya mu bwanjye tuguruka icyonze cyo Ruta meze biteka po ikibazo cyawe ni kimwe nuko umuntu ageze uruhande tutangira kurakara urakazwa n'iki akadefona nakunda akaye kadefo ngira udakunda mpase mubwire uretse gatoya kugenda ntago mbimena mani ntago mbimena gatoya uretse gatoya kugenda sibyo uretse kugenda tujye tuvuganeho gatoya umva oye mani uretse gatoya kugenda umva shofe uretse gatoya kugenda mba cyatwagiye n'umwe uye uretse gatoya Ruta bimeze bite cyangwa nanjye mo twijyanire njye none se wabwishyuye hano warishyuye none se nanjye ndishyura aricyo bitwaye se nanjye ndishyura Ruta umva nkubwira ariko barareka giye tujyane gatoya mbanze menye wa mugani naye amakuru naye akabuserega oya ntacyo none se ntacyo bitwaye nabwo hagaruka nubwo hagaruka umva se umva Ruta umva gatoya ni ngewe umva mani kwatabirasa gusunika ubwato none se urangurisha gushaka mwana ko birasaba gusunika mwana gusunika gatu oya okay turajyana reka tujyanemo shaka munsi shaburitse semani Ruta nagi ibintu wabingora mani amakuru naye namenye ko uri buze kuza guselebrate ngira ngaha cya gihembo wakoreye sibyo umva se Ruta umva mani batira ubwo mwereke mani batira ubwato mwereke gatoya ibyo nikorera aha ngaha ibyo ari byo byose ntekereza neza ko hari amajwi ibyo arimo kuvugiramo birimo kujyamo shiturira nkwereke egera hari mwegere ntagucike uransobanurira eri mumfatire mikrofone yanjye irimo hari ndabizi neza ntago ari buncike bose ntagucike mwegerana kwanza mumpejire nanjye mbanze nambare ndabazi singiye kwikubitamo
Jagira Igikombe nyamuneka. Umubiri nta pièce de rechange utunga ndabizi. Akono ko. Neza. Mwegere. Rutambi. Umva se mani. Umva. Ubona ko naje mu bwato bwanjye naka ari ngombwa ko tujyana muri bumwe mani. Umva mubwire. Ganza idrangiye fata kuri aka microphone gatoya. Oya, noke nta kibazo kafatira gutyo. Umva se. Nyumva mani. Nsubiza ndabamwumvira ngana nambaye gutera. None ndamukura iki kiganiro bigenze bite ko mbona yakamejejera. Mwegere mani, mwegere. Ntabwo byoroshye kundi ubu ngubu ukinkubisemo hano nabigenza gute. Nk'ubu kimpindukiranye kari imbogo kikankubitamo hano nabyitwaramo gute. Ruta, katugere tuganira gacyamani. Sibyo? Umva nacyo. Ibyo we nacyo nubwo itugaruka ndabizi kwitugaruka. We tugaruka ndabizi. We nako wakinyuma ndabizi. None se mva ngubaza. Bitwaye iki bundi tugiye turaganiramo hano? Nyine ntabwo twazanye. Ariko Ruta ubiye ngize umugisha nkakubona ni ngombwa ko nguteguza koko. Sijya mani. Ruta. Umva mubwire. Ngamfatiye mikrofone gatoya. Basumakanire ndimo kubyumva. Ese Ruta reka ngubaza. Ubundi wakinyimira iki mo hano? Bitwaye iki? Urakinyimira iki mo hano? Mane, nana simbuka ngagusanga none udushaka ko dukoresha ingiyi. Ngaho najya dupfa gufata kuri iyo ngiyo. Agorta iminota 5 yonyine haje. Nyine nta kibazo gato yarifate kuri iyo ngiyo. Ndabizi bagaruka tujye dukora ikiganiro ariko iminota nk'itanu yonyine. Asante sana. Reka ubundi nicyo ngukundira wowe. Ugira ngo uzajye uneza abantu bagiye ngo ni amaplanka. Oya nta bya planka twe tujya dukora planka turi babandi. Oya nta bya planka. Ahubwo urumva ko nabana nize mu nkuru zanjye nanga iyo ngize umugisha ngakubona abara kandi ga content mboje. Manda kwita amazi kukubaza ngo Rubavu waje mu biki mbere na mbere. Naje mu biki? Naje kunywa amazi. Ari ku nkombe se ko nayo baryoshye baba ari uyanywera. Aryoshye ivu. None se bimeze bite? Lisana nta kibazo. Nyuma yo gutsinda abanyarubavu wabuze uti ngomba kugaruka kubasura. Hano se ni Rubavu. Ntabwo ari Gihenze. Reka. Aha. Aha ni Zanzibar. Oyasi. None se ubu nakambara zino ngofero ko neza abanyarwanda. Oyasi. Cyakoza final rutumye ngera mu mazi. Uburyo ntinya mu mazi. Ari inyemera tugakora ikiganiro hari ku nkombe. Nkabona ari kuzakanagira muri aya mazi. Ndabona ndahangara. Ana urategura. None se Ruta ubundi ngemba nsanzwe menyereye ko abandi bajya kujya mu mazi ugasanga amaye nkawe. Umuntu ase bari kuduhunga. Abandi bajya kujya mu mazi ugasanga bafashe ibyana bishumitse. Uyu munsi kuki wahisemo kuza wenyine? None se watubwizanye ukuri. Igihe cyose unzi. Ahubwo wewe barasinze no gupfa no kwezi ikiganiro. Ufate kuri atiti rugendo uvuga ngo Rutambi mu murenge nganarongoye. Nese jewe nuko waje kunsobanurira ngasanga nago byari byo ariko ngiye bari bambwiye yuko ugiye kurongora. Uzi ko utari inshuti yanjye. Oya turi inshuti. Kurya kandi ko ngo Rutambi ararongoye. Nese turi ikiremba. Ukabumwe ku soko. Nese turacyari ni ubundi ngo. Ubusa nyandi mali. Niko. Erega urumva abasitari benshi bakunda kubisha rero babo twari tukubonye tubavuga tuti tugomba guhita tugusanga tuze kureba uko niba ari byo none uyu munsi mubonye mu mato uri wenyine nangiye kubaza ngo ahubwo ari yego mutazanye. None se ubu bwato bwajyamo bangaye? Mani ubwato bujyamo abantu nka 6 7. Reka ubu bwato bwakira ibiro 150 kandi nibyo mfite. Aya barambwiye ngo iyo umuntu afite ibiro 150 bayemere gutera ibiro bingahe? Urakuba ukuba gatatu uwemere gutera 300. ubu nakora ni 5. Oyes nyuma mu Imana. Umunyarubavu ngo yaraguhitanye ariko
Munyarubavu none se wabibonye ni kwa kuntu ry'ubugari ugakoza mu sosi ukuntu umanuka bwiruka ngwana bibonye abanyarubavu ni nka polici ku bana oyazi nibo muyimana none se Ruta kuki wahisemo kugaruka Rubavu nyuma y'icyumweru kimwe ubatsinze sibyari kuza kubishongoraho we barambwiye ngo umunyarubavu y'umutsindira Kigali sugaruka kumurebera ahaba bashobora kurogesha oyazi uburange bazi ko nanjye niho mvuka eka ubazi ko nawe uri umunyarubavu ndi umunyarubavu wabonye itandukaniro riri Rubavu na Kigali riri Rubavu na Kigali ririhe Kigali ni Kigali niyo mpamvu baza bashaka Kigali ariko namwe kuwa gatanu ngo muramanuka mukazataha kuwa mbere gute ngo namwe kuwa gatanu muramanuka mukaza Rubavu ngo gusubira i Kigali musubirayo barasha ariko ku cyumweru nimugoroba cyangwa kuwa mbere sinatindi Rubavu ahantu ngiye ubu ngubu nyakiro Kigali inaha nubwo batari nangwa no kubikubwira nyine nari ngarutse nyine guserebura igikombe cyanjye ariko nkagiserebura ingifi kuko ari umuntu wandira ifi mu maso yo nta kintu ufite ifi irahumura umuntu yari ifi ayirya yihereye inyuma agera ku mutwe yahaza nshaka kumubwira ngo wambaye uwo mutwe nta kintu ari nari nacitse wari washiriwe ariko ifi irahumura wa mugabo none se uwerekeje hagana ndabona ubu tuvugana tugeze mu mazi hagati sibyo ntekereza ko ahantu n'umuntu wansiga mu bwato akambwira ati ngaho taha sha nazahamagara iwacu niba nahamagaza iki ariko hano hantu network zirakora gute amatelefoni mu network zirakora ubu se ari wewe uri umushoramari ubu wazana network yishira kwa Mudamu Samaki Mudamu Samaki siko zagura megabyte wewe uri umushoramari ubu wazana network iteramanga kugira usugo yakozwe za Mudamu Samaki oya none wumvita ikibazo ubu ngano abantu bamutse wituyemo hari umuntu wagukuramo cyangwa bavuga ati hari aho yagiye nyine mu byihanganire nakundi ibaze ko duterura ibyuma tukarwana n'ibiki ako se warwana n'amazi noneho ubanganekereza ko waciye bugufi have umwa mwabaye inshuti oyaze yivumbuye baramutse gusizemo agahita yitera nko mu mazi ati ntabwo yacika wenda nanjye yayasoma aho mwahita mupfa barandaye barambwira ngo iyo bikubisemo ngo barakureba ukabanza ugasoma wamara gucururuka waciye oya nkagaba ari bwaza kugukuramo ntago ari ugukuramo wewe kubise mu amazi ngo menshi yakujya mu ndukaba nk'igipirizo ubundi ukareremba oya ureba gutoragura n'ivuga ifu yapfuye oya urerembye waba wamajije gupfa oya abo batipe bazi ukuntu babibara agakureba ukabanza ukareremba kubera indi babaye nk'igipirizo rese Ruta ubu ngiye mfite ikibazo kuki uhisemo kuza mu mazi hagati gutya nanga nawe shani bene wanyu bari manga waje kubanza guterekera ngo babwire uti natsinze umunyarubavu nagarutse mu mazi hagati oya njye nanjye nerekera senga iyo mu juru ariko ufite ubwoba niwo bwambere nawe Rutambi yagize ubwoba kuba navuga ave wa mubyeyi ubundi wirirwa uhabya abantu bose ariko niwo bwambere nakubona ufite ubwoba mwene ari amafaranga atsinda usimbuke mwene ari amafaranga atsinda usimbuke nubwo wankubira inshuro 800 ubu ngubu n'igitonyanga kirankubita urashaka kugira ngo nsanzemo yose ariko mani n'agashoka karyoshye bya hatari sundi kujya utari wadutumiye mani kujya utari wadutumiye rwose ndagutumira nge nawe ari kontara dufitanye neza utumira abantu mufitanye kontara gusa gutumira n'inshuti mani ikintu akizi the bad man mu Rwanda hose ni njyewe ucitswe indi ukiza gutya turebe no kuru ni Gordy from US mu Rwanda hose niwo ugifite $3,000 by'idolari ubwo izo ni miliyoni 3 ufite manga nandi mafaranga arenga ku idolari rya Lule man watumuye umuniga gutamo ndagazwe kuko ufite imari imari ufite ntabwo ikwemerera kuyivuga urimo hano hagati yabaye nkaho mazi gatangiye kudusaranara aho nta bahoro buriya nuko abantu batazi ibintu biba biri fresh nyine kwijyana ahantu ucumuruka mutwe fresh ukanaserebura byatari ako Ruta kuryo hitamo kuza guserebura uri wenyine rwose ni nyine none se warivutse aro mwavukanye aro mwavukanye ariko rero barakoranye n'abandi imyitozo ari benshi nyine ugomba kuza gusangira uwagombye kugira fair play ugahamagara wa muniga watsinze akaza mugafatanya guserebura ngiye muhamagara se ariko waje yubulika ubuse mani ko yagitsinda abantu
nako zino za Real ubu yamagaye Man City ngo baze basangire iyi ni nka Champions League yuko muvuyemo ubu ni wowe nani mubu mufitiye na nkeya mano nta tugeze reba ko usema nk'amazuru icara hasi bari barabo baticara hasi none ahanga urayobowe byayo ni byavuga ngo none ngo nimushyire ibindi 15 kamera za miliyoni ngute polo range ndaguye ebyiri zishyira izina ry'Imana ruta niba se yuzuye ntabwo ugiye ikara wowe amazi se cyane reka makuru ndafite ko ibintu by'ibisore mutinye ibintu mutahangana ubu ari nk'intare mwahangana amazi se mwahangana wowe unanusera tuve ku basore wowe unanutse mwahangana ntabwo nanutse ngiye se nderike Erike kari unanutse simoro meze nk'uwo mukameramani wawe ufite amavi wagira ngo ni inkonji amavi y'uyu yagarutseho nanjye ngira ubwoba cyaza ababyeyi barabyara wayanja kurya namwishe niba bwa mbere najya hano hantu cyo koza ruta utumye magira ubu ari umuntu uri mu mwenda rimwe nzamuzana nko ku gisale cyangwa tuje kurya ubuzima nitugeramo hagati mu bwite gambira mu bwacu cyangwa ubwishyure ngiye mvemo mani banagufunga uramutse ushatse kubikora ibyo bintu ngiye nzamuzana mu bwite gasi mukuvemo ntago yabikora mvaye nece wamugira uteka atavamo nawe kutamutamo mvaye azikuramo ku mahoro reka da nzahiti ikosa wakora nuko aba wiwishyura nyiri bwato mbere umwishyura nyuma ukamubwira uti nagumamo urakumamara kwishyura none ngira ngo umenyeshe ko nyiri ubwato kujyanga mukuremo yabwiye ati amafaranga yawe yajyane nzarya yandi ariko nta kibazo azaba musoneye ariko ubu tubiye tuvugisha ukuri wowe waba ufite ubumuntu ugeze ahantu ubaze ko ku nkombe hakurya ntahareba si n'umuzungu birangiye nkomfurimye birangira nkwaye ikiganiro ariko cyagombaga kubaho mani none se ingongo iki ndi kubona oyasi njyewe intare bigendana ibintu bigendana n'imbata ari byinshi nk'aho intare ibintu byayo byose bikora ari imwe ibikora yonyine aho tukona bwa bwato butangiye kunyigiza ku ruhande impamvu yashyize ku Gisenyi mu muco nyarwanda baravuga ngo itsinda ikintu gusa kukimenaho amazi niyo mpamvu ndi mu mazi waje kumenaho amazi naje kumenaho amazi aho twagira ngo ni wowe n'ubundi wagira ngo n'ubundi ni wowe cyaza umuntu wagikozemo mwimo n'ubundi ni njyewe none si turaga ntabwo yinziho waje mu bwato bubi gusa ushobora kwikubitamo n'utunga nabi ubu nibwo bwato bwa mbere buba buri supure umva reka manze nizirikane n'uyu mugozi njyewe nabibonye ni ukuvuga ngo ahantu wari utandukaniye hambere uri kumva kintu kereka wisi ahantu tugeze sirebyo wikoreye ibyo ni byo bibi uguyemo wiziritse akaguru ninde wagukuramo se wiziritse akaguru waribwa n'amafi ariko nizere ko ndamukunguyemo bitagusaba n'umunota kunkuyemo n'amasegonda we kuvunye kibazo ndayifunga neza hagira kungika nta minsi gafite se mfungire fungira nyamuneka ndabizi umubiri nta pièce doshanje utunga ahantu tugeze ndabona ari muri nyina hano ubu ntitwamaze kurenga muri kimwe cya kabiri byihore gumaho ruta byatangiye guhindura isura ndimo nakubwira kuriya wari wiziritse nyine wari waboneye no kwa Mucoma wari waboneye no kwa Mucoma Riko ndimo nakubwira aho tugeze ndabona byabaye ibindi bindi ndagaca nta kibazo wowe se kutayambaye wowe ubuzi koga nta kibazo yana ahantu Rutambi yageze kugira ngo twumvikane byamajije ku ibindi bindi ubu ntabwo ndimo kumwumva
ibyo wikoreshwa numva ibyo wikoreshwa wabona ifi ibikora ku gikarayi mu busanzwe ni n'umudive nyine ni wo muhimana icare hano hasi ndabiyamye hejuru ndahunze narimo nakubwira kuriya wari wiziritse wari waje kwa mucoma ukabona ihene ni kukubaza wari waje kwa mucoma ukabona ihene mani ariko rero mwese imivumba yavuye mujye mushyira ku bwato ni ukuri ruta yo bazashaka imikandara bajye bashyira ku bwato ziri ku muntu yicare neme no gusobanurira kuriya kwizirika kwawe wari wabona ihene iri kwa mucoma iziritse hejuru nawe wari kuba ibiryo by'amafi none se uzi koga reka bari babizi ko mu bintu bya mbere umuntu barimo kwitaho wa mbere ari njyewe gute wumva Rutambi we anapfuye ntabwo igihugu cyaba gihombye cyane abonye ahantu heza ho gucikira wumva ndimo ndababwira ni wowe uramutse upfuye ntabwo igihugu cyaba gihombye cyane bagerageze bite kuri njyewe gute kubera ko ngenda umwana nta mwana ugira urwo rutwe sha mani ntabwo ariko wowe ibi bintu tujya ari byo ntabwo uzi kugira ngo ikintu uzi guhangana n'ikintu utarwana nacyo umuhengeri ni umuhengeri menya impamvu sha nta ngofero nari nambaye ubu nta bwoba ndamutse nkuye mu mutwe wasigara hejuru wanga ntabwo tugeze ahantu y'abakatse metane ntabwo ariko mujya muhagera muhita muhakatira turaharenga tugakomeza abagabo siko umuntu ni kwijwi ni hehe mu njyanye umva buraseri ntibambwiye ngo niba yari hirya inkoko akira mikoro yawe sha Ruta iyo yijyanire akira iyo mikorofone yijyanire nayo nshaka tunjugunye iryo cupa twari tugeze muri Kongo umva njugunye iryo cupa ndarisama amadolari 400 man iryo ngiryo urinjugunye ryo narisama amadolari 400 nahita nirapa nkakimenye nkareba yamaye nkawe iyi mikoro nyinage yijyaniye ndayikwihereye yijyaniye ndayikwihereye ya imana ishimwe nta mundi mideni ubanga umbajije ngo ndi umunyamakuru nahita nkubwinira kare yabisaba ngo ubuzi inuzi ubuzi imeze neza amazi noneho ibisara byose amezi kizahoro ikigenda arabanza kizahoro agahita hakurikiraho ikibatuye ubusaba cyangwa ngo wavamo aya Rutambi cyane nageze ntabwo yumva yamaye nkawe ariko rero menya kabe impamvu kari kubanaga cyane ariko ari gatoya have na oya icyacu ni ntabwo nzongera tumuzanye mano ukora iki se yakumwe muri buriya bwe nari ndimo ndamwumva humura nta mpungenge zari rwose ntabwo nzongera kwizana umva oya ugiye jya kwa Nowa harya ujya usoma Bibiliya noneho kera twajyaga tujya muri bwa bundi bwo mu byaro butoya bakagenda bataha amazi kera twajyaga tujya muri bwa bundi bwo mu byaro butoya bakagenda bataha amazi arimo kugenda yumva harimo umuntu usa nk'ugabanya begeri none si indege kitwegereye mwanditse ngo ni CIA iyi ni ya Kongo ubu igiye kuguhana igoma maye nkawe ariko waturi mu mazi ya Kongo hasi harimo metero zingahe hano mu Rwanda byase beze ko dufite amazi manini twagendeye hari wagera se kaza n'umucanga muri hano aho ngaho hirya ni muri Kongo
Ngubu kamu bari kure cyane none ntabwo urimo kumwumva. Reka connection. Niko we ubwo bwato bwanyu ntabwo bugenda Sha twabaye inda ya bukuru nagaruko butagenda. Aganye ni gato yatwanze ko tubihutira kakagwamo. None se Ruta turamutse tujemo aho ngaho twese ubwo bwanyu bwagenda. Ndakubaza turamutse turimo aho ngaho twese turamutse turimo aho ngaho twese sha muri kure noneho turagaruka none abanza tugenda tutari bugaruke tu ese uturi bugaruke Igo mpaka tugeze turukore tugaruka mwese muzi kubibanira neza mubibananya gute umva Ruta barambwiye ngo turamutse tujemo aho ngaho twese ngo tujemo aho ngaho twese twese tukajyamo aho ngaho reka wagumye mu giti cyawe barambwiye ngo ntabwo ubwanyu bwagenda turamutse tujemo aho ngaho. Ubu ntabwo bwagenda wapi nyine nimwe nakubwiraga ngo ariko noneho twebwe twashatse twabafata mwe tukabashyiramo hano n'ubwato bwanyu. Iyi ngiyi private man reba ubwo ufite uri mu giti iri plastique wayibonye nawe ufite ubwoba kibirinduye aha ntabwo ntabwo akibirindura kuruta ubu ngubu ubu bwakibirindura ayo bwari akakibirindura akira ngusomye wansomeje unagira mikoro yawe nagira icyo gicupa ariko wagira ngo ugira imiti nimo mu Imana reba ukuntu birangiye umfatishije bikarangira ngiye mu kiganiro ubwo rero wagira ngo njyanye Kongo wagira ngo tugiye Kongo hano turi Zanzibar mu mutwe ariko mu mutwe Zanzibar no mu mutwe rwose si ubwa mbere ubonye ubwato bujyamo umuntu umwe cyakoza n'ubwa mbere nagenda ahantu hangana gutitira uri gutitizwa n'iki ufite ubwoba niko nanjye kuvuga ngo wa mugabo yagiye nari mu buzaho yarahagaze niko nari ngiye kuvuga ngo akira nkwereke reka tuyipfundure nawe upfundura nawe igira hino ngo uri kure igikombe igira hino uri kure nsimbuke se igira hino niko egera hino simbuka inze basange egera hino niko niko we simbuka inze basange abari usimbuka ngaho ino twegera uyifungure oya kumango reka nyipfundurira oya sha muramurereri ituritsa sha ituritsa tungaho izi bazita inzingu akiraka yewe tata we Munigate arayikurikiye wa Munike Ruta Nyaruka oya sanga Rutambi mwana sanga Rutambi hariya sanga Rutambi hariya mwana musangemo musangemo nyegera zana mwana w'inywera champagne
genda gake nta kibazo zana ntabwo mubaho Cyakoza Musa ndamwemeye wazanye niwe witwa Musa man uzi ko umutipe ibaye igiciga Rutambi ubu narabyemeye ko tangira gake ubu ndabyemeye umva Ruta ubu nitaka ndagenda makaza ni izina ry'Imana ndabona ko bankuramo nubwo nagoma mbonye umuntu urwana n'urupfu uzongera uvuge ngo urije ya wongera umuntu urwana n'amazi ngiki uzongera uvuge ngo urije ya wonye umuntu urwana n'amazi mbonye umuntu urwana n'urupfu bigakunda man neza yabamanutse mbire neza ngurareza namubwire waswase byarangiye n'ubundi bicitse umva Ruta reka mbanze n'enjoyinga n'abajama banjyana oya mumelesha banze umwe yari yagiye mu kivu shabanze umwe n'ubundi yari igiye mu kivu ntabwo yari yawe ntabwo yari yanjye se wowe nose wowe uri ikivu ngaho manuka nawe ujya kuyizana ko yari igiye niwareba ntabwo yari yanjye wowe uri ikivu nyine ndakubaza abangaba se basarehereza n'abariya binywere kandi uwo mico ntabwo nyikunda none se reka mubaza si bo bavuye kuyizana se abasare bavuye kuyizana koma nikuze cyakoza Musa aranyemeje abantu bose bava i Kigali baje Rubavu bajya hariya bahamagara bati umuntu witwa Musa niwe udutwara ewe data we yeye Ruta sinkubeshye ima ubu ndabyemeye ko tuguyemo badukuramo ubu ndabyemeye ko tuguyemo badukuramo umva njye musa mwamamariza ku buntu umuntu uzi Gisenyi akaba ashaka koga cyangwa se kugenda mu bwato afite sekiriti ngo bamwita Musa ubaza ubwato bwa Musa bageze kuri ya champagne undamutse nguye muri amategeko niko umva mwaye champagne ku muntu yizanye ngaho ni egera hino tumuhe Musa egera tumuhe abari babwe mwegera hano aha egera hano kuri ceremony imbere cyakoza sinkubeshye eri umuniga aranyemeje agahita burekura Rutambi egera hano agenda burigarura hereza ku muntu wizanye ingani mutwagere tubahegene hano ngo ni kuri gaze harimo umuyaga mwinshi were gaze kubanza gukata namara gukata hano ni habi ngo rekaze kubanza gukata hano ngo ni habi ngo reka banze gukata namara gukata niko tubahereza hano ngo ni kuri gaze ngo ni habi cyane reka ni hagati y'urupfu nihangane hagati y'urupfu n'umupfumu mbonye n'umuntu urwana n'urupfu njyewe ntabwo narutinya nakubwiye ngo bya bintu wambwiraga ngo urije ya urwana n'amazi ngaho nyaruka ahubwo funga neza ibyo ufunga bagisize mu bwato cyonyine mbona gitangiye gukanura warasaza wakigoryiwe tugonga hano none se hari umuryo urwana n'amazi niwo wa mbere namubona yari ariko rero twaranasaze natwe dukina ni umuntu atazi none se ubu hano haba harimo amamoteri hano tugeze ni muri Togo ahangaha tugeze ni muri Togo mpamvu tukuna umutwara mpamvu tukuna umubigenza mpamvu tukuna umubigenza uwa mbere n'abanza ubu gishinzemo hasi niko njye mbonye umuntu urwana n'urupfu mani mutipa aranyemeje ubu ngo kuri buraseri ni hehe kano gasozi oya hano ni hasi wabyumvise
umva ukuntu bihagaze ubusa gusubira iwacu twagaruka umuntu ushaka kuza Gisenyi yaje oya ndavuga mu mazi umuntu ushaka kuza Gisenyi muri marine bro ara n'amasirikare hani wasirikare yewe reka tube dukuyeho kamera tugeze hano reka tube dukuyeho kamera oya hano turi muri Zanzibar Eric yabuze uko ahagarara ubwoba bwamwishe singiriya bareni mwambe n'inkweto sana mbe n'inkweto kuri Japani Niko we muvunyi singiriya bareni dore hafi bita bareni iri izanye amanuza amakontineri ako wafunze sha neza nabona ko ari mu manegeka wafunze ruta hano n'inyama mu bwacu irakora wakijya inyuma bakagufungira wa mujinga we oya agura agize kuyagwa agume hamwe aho agakara kacu ni gato aragara ko miyaga ni buno nanjye ubu nayikurwamo n'inkoni ariko nta nubwo bakigira watu ngene cyane mukundiye nta kintu ntabwo bagira wapi kabisa ariko buriya b'umuzima nyamangazi byaba ari ibibazo ajya nawe mukajya mukabuzirika ko mugenda mwambaye akare abanze regera umuntu arivana uko bigenze rero ni nako turohora umuntu ashobora kugira ikibazo turi mu mazi tubereka kumukuramo nta kibazo yese namukuramo nta kibazo kuko ni akazi kacu kandi ubundi wewe wamugari mbanze baze mugabo Eric akandi kazi kanjye none ufite n'andi mpano mashasha ngiye kuzana bayita oya nta kintu yaba oya ubwato buba buri safe nta kintu mwaba kuko mwamwambaye life jacket moteri tuba tuzizeye ziba ari safe nta kintu akaba Rutambi arukunga ashobora kugera kandi ugasanga karazimye ibibazo bikabavukana yitwaramo gute iyo buzimye kuriya buguma hejuru ko nta bwato bujya bwiyubika ngo bujye hasi icyo gihe rero twebwe turi kumwe turajya tukamusova akaza ari moteri wenda yamukwamanye hari igihe yatsa ikata ikunda ariko idakunze icyo gihe turabuzirika ubwato tukamukura nta kibazo we muvunyi we nawe agahita azaba muri ubu ngubu ubu muri make hariya tukabakurura nta kibazo gahunda ni ukumeneka umuntu wese urimo kutureba yizere ko umutekano wacu reba subibona nawe rwose reba turi mu muyaga wa danje kandi bavuga ngo harimo umuyaga nawe wibereyemo uri mu mazi hagati nawe wazabwira abandi ngo niyo waba uri mu mazi hagati harimo umuyaga ubwato buri safe nawe urabyiboneye nkanjye ni ubwa mbere nari ngezemo aha ngaha ubwo nk'ubu uramutse unambajije ngo twaturutse ndimo kureba umusozi hakurya ngo hose ni heza gusa nkabona ni amazu n'ibiki byose ariko sinamenya ngo twaturutse yego twaturutse iriya iruhande rwa Nyiragongo wenda kutazana yegeye turazamutse tugiye nose uri kumva nawe gukora iki hari ibirwa by'umwami wa Maroc aho ukatije si usohoka ajya niho tugiye gusura tugiye kuba harimo kakiri bikasana kwakaze cyane inkuru kwakaze cyane watubona ryawe n'ifi n'ifi zirazira ngomba guhita bandobera y'ifi bagahita muvunyi we nicyo ugiye gutwara kaisha warwana utangiye gusana wabonye wabusigayemo cyagiye wenyine ugira ngo wanabutwara gake wani mwaretse imikino nicyo ugiye gutwara muretse imikino mani reka rose kuva uzi ko ajyana wowe urimo
Cyari utagabanya imikino mwana. Mugabanya ibintu by'imikino ahantu ni mu mazi yaga. Nijye urimo. Wabonye usigaramo cyagiye wenyine uraza ugira ngo we avaho. Asoma ibyanjye ubundi. Mubwira gabanye. Erika ngunzoga kandi ngiye nakisenga. We mvundi we. Ingwere mwebwe kwera. Wameleje. Neto, wewe utachukunya wami kwa kwa mjinga. Never yizana. Wamenyere. Akumunigara isimbukiye kweli. So, acha naifata nani amazi yagiyemo. Habe. Utakashizemo kan. Gihenze. Ano vitamini. None se ikibazo champagne ko bayihuriyemo ukawiyinywere. Undi iyi ngiyi ngo ntabwo yari ikiri yawe yari ikivu. No, jewe bayidole ngewe none no yinyweye. Yanashize. Cyakoza sharuta. Ubuzima buraryoshye kabisa. Wabonye? Bayitugwa mingazi. So wabonye se mu buzima turi ingaji. Hanyuma ukingi iki gitembe cyo ngicyo ni iki? Gaje metani. Wabonye? Hano bahita muri Togo. Burara na amani ne baba hari. Baba hari. Ya, ukura ngora musozi wose ni muri marina. Ubu nganga wikubisemo na mbere yuko wowe udukuramo nabo baba hageze. Oya. Ande se ntabwo wakwigwitamo. Iyo wambaye jire nta kibazo. Nuriya agiyemo kubera yarakurikiye yari yagora. Bwana waramutambagije ntabwo yari kumanwa mu bikundi. Iwe. Kumanuka hasi. Wapi? Ntabwo yamanuka cyane. Jire ramuzamura. Bazantuka nkajyamo. Ndimo tureba ariko. Barakubeshya. Ariko nano hakurya ni mu Rwanda. Kandi rero tugiye muri Rutsiro. Ana akano karere ni Rubavu. Rutsiro rubagabanyiriza hariya akari kari kose ni Rutsiro ariko rubagabanyiriza. Muri Kongo ni iki? Iyi yose ni Kongo. Hariya kare gasozi ubona ni Iwawa. Ase ari mu mazi. Akabona makuri. Hariya ni Iwawa. No hejuru ara ku butaka ikihuta ari kugenda nyine nko kuri moto ku butaka. Navuga njye kuri brasserie kuri moto. Ngunda kagenda no mu mazi. Ninde wagira wevu? Turaza kuri manukana turi kiri musozi. Wo kuri moto. Kubera iki kandi se mu mazi. Ese buriya kuri kiriya kirwa bari abazamu baharinze. Hariya kuri kiriya kirwa. Abari. Habariyo n'imbwa nyinshi. Yaman. Wabonye hari ahantu hakurya? Hariya kuri kiriya kirwa. Ubundi kiriya kirwa bazacyita Rutambi Island. Ngo ni ikirwa cy'amahoro. Bana bya Rutambi Island. None se unyuma y'uyu musozi n'amazi arazenguruka. Iki nacyo ni kirwa. Iki ni kirwa cy'umwami wa Maroc. Reka. None se ubu yarahaguze cyangwa baramuhaye? Nyine igihugu kiramuhaye na kamera aho bamuhaye nawe byoroshye. Reka. Abantu bamuhaye na umwamaje bamuhaye. Bagazabubaka umusenze byose. None se ubu ngubu nka ziriya nsina ziba ziriho zisarurwa nande? Nyine abaturage
ntabwo bari batangiye ibyo bikorwa remezo. Ubu nawe wakikomanga ugatuza ngo avuge ngo wihahinga ngo ahantu n'ahandi. Ubu ushatse arahinga. Ba abaturage baguriye. Baba ni baguriye. Isiri baracyahingamo ahandi ho buri wese yari afite. Oya ubwoba se hano ko muyaga ntawe urimo. Aho muya hano nasimbuka. Simbuka na kwa Ven. Ven ibihumbi 20. Cyangwa cyane kuri Rutambi Island. Bana bya Rutambi Island. Niko Rutambi Island. Iyo bagita paradis. Ni Rutambi Island ni mu Imana. Oya. Rose nakubeshya. Ebyo kirwa kiri inyuma yawe uzi ko bakita? Ikirwa cy'umwami wa Maroc. Ni Rutambi Island ako umwami bayi. Hano umwami wo mu kindi gihugu ba uje bari kindi gihugu. Mu Rwanda nta mwami tugira. Reka ni Rutambi Island rero. Uza kumbwira ngo Maroc se ni ibiki? Barabirya mukize. None umva kuva isi yaremwa si ubwa mbere ubonye umurya mu mazi akazana ivide ritagiyemo amazi kandi iri mu mazi. Noneho njyewe ikintu cyantangaje reba kugira ngo ivide tanze kwimanuka. Oya ivide ryagiye mu mazi si ryajyamo amazi kandi ryo ni mu mazi kandi riri mu mazi. Amazi yanze kujya mu vide kandi ari mu mazi. None ikindi kintu ryamutanze nubaho ryagucitse aramanuka risangamo arigara ritari ryagera hanze ritari ryajyamo n'amazi kandi riguye mu mazi. Aba niyo kuki batajya mu marushanwa yo koga? Kuki mutajya mwitabira amarushanwa? Mani kuki mutajya mwitabira amarushanwa? Kuki mutajya mwitabira amarushanwa yo koga? Naho ndi koga. Kuki mutajya mwitabira amarushanwa yo koga? Okay nukuvuga ngo isa nuko ari ibintu umuntu abatariyumvamo ariko bishobotse umuntu yabikora. Ejo bawumva uramutse witabira nk'amarushanwa wabatsinda? Wagerageza. Bani bana baniga bari mu majezi olympique baboga nk'inyagaruzi ntago wamukurikira. Kandi ni utabikora arabikoze urabibonye rega mubwire udakora umwuga wo koga ararinzanye kandi niba ukora umwuga wo koga. Bene ukora umwuga wo koga Ruta njye mbonye maji ukora umwuga wo koga we yajyamo akaringweramo akarizamuka. Oya wenda basi tuye twemeye tubonesheje amaso. Yo bwato buranjeganyije ndanje guturumbura amaso. Wari kwimenya nk'agira umuntu guhamagara ngo Rutambi. Kagame nawe nije yagize ubwoba kuva navuka. Ahubwo ikibazo kivutsemo. Ntabwo uzongera kunkanga. Ahubwo se ko yikuyemo. Ubumbuye nako. Ikibazo gihari wa nagukizi. Ko ni uyikuyemo akanyuma bwo muyinkwereye. Turamugurira iyindi. Cyakoza umva iyo ndanaga niyo kuzana ku mazi. Oya don't drink and drive. Dore papa Rutambi. Wamubonye ni umusaza wora kucyuza. Rero papa wawe ndakaza. Ako na papa Ruta. Ntago ari papa hafi utazaneza abantu utisa Rutambi wora ku mazi. Ese Rutambi tumusanze ku kivu niwe yibere. Ubu niyo titire shaho muri abagome. Ni papa Samaki ntago ari madame. Ni ubwo ni papa Samaki. Hano ukuntu hano batuje nta muyaga ntaki. Njyewe hano bari kini makundira ubu miga kwanyuma ugaritse kurya yafi umuntu andiri ifi mu maso ndababara. Hano ndumva nakufata. Tubwegerere kanje mwari. Ihuta simbuka. Acha. Ruta. Bari amazi akinsi cya mwana. Mbangubaza akantu gatoya. Kandi umbwiza ukuri n'umbeshye. Uriya mugabo akimara gusimbuka agiye gufatira. Usigaye mu bwato wenyine haranga. Ni wowe ubundi urupfu. Oya ingobe namuvuga ngo mujya gushyingura ngo mukave mu babayi. Izi bitekerezo nk'ikijana. No mu Imana. Utetere ngiki? Urupfu rubona hafi. Ubwo buranyishe ari ngiye. Uzi ikintu utarwana nacyo amazi watera ingumi so yagaruza umugeri iyo arwana no kukundiga nkumva ko n'amazi ananenge afata mu josi ngo naho uri imbogo ngewe nsigaye mariye bwahita bunyubika ubwoba nagira ngo bwonyine ariko nawe ubuzahanure mbona ukanuye amazi buraje burakugonze amazi turaturumbuye ubwo waturumbura iki ribaze ivide riguye mu mazi umutipa rizahita yajyamo amazi kandi yari mu mazi kozara aranyemeje nanjye singoshye ndemeye none wahatuje ni he ubu ngubu kuri buraseri ngo kumashyuza
ku mashyuza dore kuri brasserie hariya ku ruganda brasserie iriya nyema nje ku mashyuza ahantu turyama ukaryama mu mazi ashyushye kandi aratetse uri kubyumva amazi atari kumbabura akabashyushye ariyo bita amashyuza nimba nje kuruhukira ari igihe hano hantu nigeze kuhaza wigeze kuhaza iki ko kugeza amahirwe ukaba uporofitiyeho ntabwo twigeze dukora urugendo rungana nk'uru twakoze nose njye kama naje kurya isi njye naje kubara ingendo ngambara jire naje ufite gusa niba bakora tema amato mwasiga hano man ya man bariya polisi basanzwe se buriya apolisi w'amazi bo basize gufata ibintu byo mu mazi gusa nukuvuga ngo abotsa amafi ni hariya hirya oya tujya ahantu bibera ziko wagira ngo ugira imiti byaranye mfatishije birangira ngo unshize mu kiganiro none turi kujyana wagira tuwazanye ubugiye no kungurira ifi ave soko ryaremye abagome oya ubu se uyu mwana nawe azi koga ubu uzi koga cha oya oya ulikuwa natani na madam samaki niko ulikuwa natani na papa samaki Rutambi narushye nkubwiza ukuri narushye wanyereka hani naca ntashye ubona umukomvayiri uri vuba vuba ya ndakaba ncitse urupfu binzanira kira gikapu reba ukuntu ubutumye nkomereka ngo urimo uranshuka ngo uri kunshiraho ibiganiro ijire Mano, ngune para amazi twisubire. Wowe baraguhari. Wowe ugomba gufona tipu ya danje. Halo. amafaranga aradushiranye Sizi baba ngo baburekwe. Ntabwo uri kuri public. namwe murakoze twagiye we muvu nose ubusingwa ikiganiro koko ubutwarike nyuma yo kuva mu mazi rero tuvuye mu bwato nabona tugeze ku butaka ni handi ku mashyuzo wa mugani abenshi baba bagiye kuhabona bwa mbere cyangwa se nibwo tucyatangira tucyakandagira tubonye uko byifashe ndabona wa mugani wawe shado ndakumeretse undi kuramina champagne oya champagne yere yareretse agu mutipora yizanye tere yajyama amazi kandi goye mu mazi birangira ari nawe yinyweye mpamvu nyine nagasomye ariko umuyaga wabimfashemo byahatari wabuze ukuntu nyegera ngo yinyake ariko warukina rwa etoromere amatara gukaraze Gisenyi nanjye nuzajya banyambika jile ebyiri iyo mu gatuza no ku maguru nashatse kwizirika umugozi baramwe baturamutse biziritse umugozi twawukisha ahantu twageze ntangira gusaba Imana yamfashe nkabona nkandagiye ku butaka gusa bwonyine gusa uracyafite bakandi wemba nagendanye tubiri arakuguturikiza mu mazi nawe utuse ngeze ku mashyuza oyase erega mani amafaranga bama yari adore nyamariya umunsi umwe niba mwimana ariko banatsindiye byinshi akamufasha ka microphone bari batsindiye byinshi bya hatari nakutanga wose izina ry'Imana oyiramba mbere y'Imana oyiramba kerekana lasaze uramba kamenuretse cyangwa ariko nyigufungurira ayayibole ayifunga sudusha kuyifundura hagiye kujya iki ugiye kwinjira mu mazi umuntu uzamashyuza yo sasa ugiye kujya mu mashyuza bitemera mu tuntu tadukeya kugira ngo ndibuting umubiri ngaruka Kigali ndimo ndacitsike murimo ndimo ndacitsike nguri muragira ute ndimo ndacitsike ubure naje
kugira ngo umuntu afeste nyine iki gikombe ngo celebra igikombe cyawe tunashimira GGS nubwo nyine nta kibazo ko nyine naho ujushiramo n'iki n'iki turamushimira no mugabo DJC Media abakoze ibintu byose bishoboka yana kabisa yananyemereye ibintu yuko buri wa gatanu abantu mukunda Rutambi mbyuzaje mubonaho show buri wa gatanu mu Imana buri wa gatanu ni show abantu bose bakurikiye Rutambi banamwishimira uzamura nicaye ni show gatanu bagomba kuzajya babona show ayatumiye Wigise nyatumiye waye wose none ariko hari gahunda ihari ubu Rwanda twararumaze ubu tugiye ku East Africa nasumaje kwera akaye nimero ya mbere ubu kuwa gatanu uzajya ubona umukongomani kuwa gatanu tubona umuganda ku cyumweru ubona no kundi wa gatanu nabwo ubone umurundi kundi wa gatanu ubone Tanzania kundi wa gatanu ubone umunyakenya kundi wa gatanu ubone Zanzibar ngubitabanye togo ngubitabanye nima mu Imana ubu tugiye kujya twavuga imbaga tugera za Burundi tujye kwahigayo Imana isi nije sejo bundi se ubu twatangiye ahubwo passport yanjye giye guhita yuzura ni vuba vuba yaterwamo amakashi na buri wa gatanu bitegure show ya Rutambi hanga kuri GJC Media bajya babona bati ko byagenda byose bikenze manzi Mumazi direct nanjye turajyana ariko nawe ushaka kujya mu mashyuza se ntago navanagiye ntago zubona none wari ikintu cyagisekeje kuko ubona wiyambuye ukata wiyambura ukatugaragaza inda mu bantu ntago mpetinda ufite ikivuta umuduba ahubwo umuduba wamusenzi uzikumva natinye kwiyambura ureba katwigire mu mazi Eric yaragowe nyine ubwo Eric ajya sigana bya kamera byiwe icyaza bakamera mama wamuhayeho nabi ubusuje ko murugaragazi ahagaragaje inda kuri kamera nimo mu Imana wamusenzi ariko ntugire ngo ngewe igihe vavanye no ubuse ziranda bwa busezi ibi ari ibiryo ibi ni ibiryo oya bavuze ngo birashyushye cyane ari ngarashyushye cyane birashyushye katwigira ngako utabangamira abantu babandi ntugire umuntu w'abantu ushyiramo nyamuneka oya muhumure nawe bashyiramo ne hadashyushye oya nagujyamo umva umubyeyi ngo Rutambi najye hariya bitogota arashyushye cyane arashyushye shiramo nyine nawe wumva niba ashyushye ntago njyamo oya nose mashyushye ubyamera ate naga mumisha mu yiganyije oya yiganyije nibwo ahita kurya ariko yishiremo gato shiramo kamwe aya bya byose hano iwanjye arashyushye cyane mureba hari egeraho haruguru sasa gato ni wakonje egera haruguru gatoya hano mbona iri kubira amazi washiduka wavamo wabyototse namwe aho ngaho muri ameze gutya ugumisha amaguru hamwe ariko ari yikiye harashyuha aha ngaha turi harashyuha hano ikibuno cyahita gigo harashyuha ratarabe nabyumvira aho ngaho ameze ati none se mwebwe ko nta kibazo mufite icyo ni icyokere nawe usenye ngo n'amazi nicyo ni icyokere nda transfer ntagiyemo ngeze najyamo ahangaha amazi ashyushye gutya reka ngapfundurire hano se kukatagwa mu mazi ahangaha ntari karamutse yaguyemo wa muntu woga ntawe uhari ahantu hakizaniye nibyo ipapuro nyamuneka umugabo ariko arazamo ntacyo gukora hasi ubundi uzi gufungura champagne ndabizi mani jewe nabyize mani umenye ijisho naguhitana oya akire ku ruhande ya ku ruhande wa murezi ariko yatangiye ya mazi atangiye kugenda hose cyane agiye kumenyera
yani so imwese akira twahaye n'abaturanyi rutanga none se bandikiremo nyine nanjye areta yemukira amazi y'amacupa meza n'ukuzi akira ise papa igikombe yaje gusukira ereza n'abandi ntacyo bitwaye ntago bisembuye iyi ntago isembuye iyi ni none rukoro rwose ntago isembuye ubuzima wabubasha oya nisanze rukoro ugumishamo ya utugumisha amaguru oya ni ubukonje ahubwo harimo imidite gute kamuhereza sukemo nta kibazo tanga usukemo twebwe na turamwiye tanga iyo ngiyo ayaya eko numva ntatindamo anga nsanzwe mazi uri kumva anga ibi ngibi ikintu bimara bitabiri butinga nyine umubiri nkahita garuka Kigali ndi urwembe uwo tuzahura ubutanu niwe ugowe mwanda rero ukuntu abantu bicayemo badafite ubwoba batanashya kandi ngenda kozamo nkabanda hiye uri umuneke nyine uri poyo aya wicara yicara baramufata yicara uri wano mu musoko hari isoko egera hino gato data we Rota nago ubuzima nabamo ngo mbishobore tukubeshya weya usibye no kubamo gutyo buranahenda kuva Kigali ukaza nase waza n'amaguru nako rero bya bintu ni sawa hatangiye ndumva gucya bitangiye kurekera ayaya usisi bubashatse ubusi bakupa ikiganiro la ikiganiro buri wa gatanu mujye mutegereza show kuri arya ni GGS kubera yamazi uruma ubu bakura show mwamba uvuye manga wahita waka cyanda to ni mwe Imana akurutambi ukajya ukabya ariko ibintu byawe byose no gukabya ahantu hose nanga gukabya nuvuga ngo umubiri uruma ukabanga petroli usubana se nanye impamvu mbatsinde mba mvuya kwiributinga hano ibiro magana ngara biterura 500 abandi bagatora desa kubera ya mazi nukuvuga ngo tuno tuntu tuba tuzamuka n'isoko ibihari ni amasoko ese uwanzana gutega iyi fenomene yo kumwanga ahantu hamwe arashyushye ngahandi mu kivungo arakonje ibintu ni ibiki si wamenye ngo menya ala makoro aba yaraguye amakoro kuvuga ngo ziziza za maguma bira bikoma by'ikirungo bira cyo cyara ibyandi mwevamo amakoro aho giye kuzamukira rero azamuka umwuka ushushe uramwuka no duhereza ya mazi kugiye cyose babiri kubirara mu nda yaje none zungu hari ikizege ariko n'ubutabitabirira hanga ahubwo bigaturikira ibyo birunga utacyararutse aragenda haza ubushuye gusa ura isako sacyazamukira hanga reka ubundi no kuvuga ngo twayebwe iyo cyarutse hano nta muntu wemeye kuhagera kuko bavuga ko kirazamuka cyangwa bikunze kuba ari igihumekero yahita bizamuka niko ikiganiro bashatse bakupa Eric sha ikiganiro bajyana icyo ngicyo mikrofone zawe rwose turabihaza buri wa gatanu bajye bategereza show ubu tugegora ku mukongomani twibutsa abantu bose bakurikiye DJC Media twabwira ngo niba utari wakora subscribe kugira ngo bino biganiro Rutambi ni wari wahombye buri wa gatanu kora subscribe buri wa gatanu uzajya ubona show ubu tugegora ku mukongomani